Nitwa Amina, ndi umubyeyi, mfite abana babiri ndetse n'umugabo. Data na mama bamaze gupfa, nasigaranye n'umuvandimwe wanjye Amanda. Yambereye ikigeragezo, aho Isano ryahindutse Isambu. Ni urugamba, ariko ni njye nawe. Kane utenge kureba mu rutoki rwanjye ndebe uko bimeze noneho, maze iminsi ntanageramo, ndebe uko bimeze. Ndabona iki ngiki cyo kimeze neza, ariko izindi nsina zagezo ndabona byaranze. Ariko ndakeka ko ngomba guhinga, ashyiramo akabaraga kose. Ndabona ibitoki byanjye rwose bimeze neza pe. Ubone uyu mwaka ye kweza nta kibazo. Ako si wareba nakiriye. Ndabona ko icyo kimeze neza rwose cyane. Andebe ndeko n'ibindi bimeze neza, ariko noneho ndabona uyu mwaka ngiye kweza ibitoki byiza. Insina zanjye zimeze neza uburyo bwose. Ngiye gushyiramo akabaraga. Zingire cyane by'umwaka utaha azaba ari mukungu cyane ko mu mudugudu hose banzi ko ari mukungu weza cyane, hinga bikaba bimeze neza. Inkuru rwose ni nziza, kanyibwira umugore wanjye agomba kubireba. Amafaranga turayafite, nta kintu tubuze, ubuhinzi bwanjye bumeze neza, mbona nta kibazo rwose. Narahirwe mu muryango wanjye bose tumeze neza. Aho se mata kunde wabaye ari kureba ubutunzi dufite ahangaha ku rutoki rwacu rumeze neza. Turi abahinzi, dufite ubworozi bwacu, ibintu byose bimeze neza. Mbese muri uyu mudugudu, reka ko no muri uyu murenge nta rugo rwiza rumeze nk'urwacu, ko ntabwo dusaba umunyu, ntabwo dusaba ibyo kurya, nta byo kunywa dusaba. Ibyo ngibyo ndabyumva njyewe, ariko nifite ikibazo. Ikibazo kihe sheri? Ikibazo ni iki ufite? Ko nta kintu na kimwe tubuze mu muryango yacu. Ikibazo ni iki ufite? Kureba si imirima yose mvuye kukwereka urutoki rwanjye ukuntu rumeze. Mvuye kubireba, ariko se ibyo bitoki ntibinandera. Kubera iki se? Ibitoki impamvu bitandera. Ikibazo ufite ni iki? Njyewe ikibazo mfite urakizi, kandi kuva kera, ariko ndabona we nagushaka kunshyigikira. Ubundi impamvu icyo udashaka kunshyigikira, ubundi ushya warura iki? Ugarutse kuri cya kibazo cy'imitungo. Nta nubwo nshobora kuyireka, Amina atararekura. Ngiye bundi bwa mbere n'ubwa nyuma vuze ngo nze mbikubwire, kuko hari akantu numva nshaka gukora. Ariko se ugiye tumenya ko turi n'abantu b'abakirisitu, nta mpamvu zo kugira ngo ushake kwitura mwene nyoko, kuko mwene nyoko ibyo byose warabigurishije. Ntabwo ngiye nshaka kumva n'ibintu by'abakirisitu ushaka. Ibintu by'abakirisitu, ubu bukene urata ibitoki, ibi bitoki uzabirarira rimwe kabiri gatatu. Ubukene burahari. We yarifashe arapasura, urumva mu gupasura simakanya ko ibyo ngibyo atabimpa, ariko yamfatiranye mu gihe nanjye nari ntaraje shuka, nubwo ari we mutoya. Ndakumva kandi nsanzwe nk'uko hari nzi ko duhuza ibintu byose tukavuga kandi tukagendana. Birakwiriye ko wemera ubihare. Ako kantu uri kuvuga ushaka gukora ntago bikwiriye ko wagira icyo ukora mwene nyoko, kubera yuko harumva umbwira ijambo byonye n'amategeko nayo arabihanira, uretse n'Imana n'amategeko arabihanira. Urambwira utaranyereka kunshyigikira. Oya, je nagushyigikira, ubundi kuki ushaka gushyigikira, ariko nkagushyigikira mu byiza. Ushaka gushyigikira Amina cyangwa ugenda nawe sigushyigikiye, ariko mwese mu byiza nabashyigikira, ariko mu bibi mva rero sheri wanjye nkunda cyane. Ndakumva. Ikibazo cy'imitungo kivemo burundu kireke. Ako se kucyumbwira kubireka ibintu by'imitungo, ubundi kucyumbwira kubyihorera. Jewe hari impamvu zituma mbivuga. Icyambere wowe ndabizi ko hari ibindi bintu uri mushaka, kandi nta bindi bintu ngiye numva wakagombye kuba wifuza, kubera yuko wowe hari ibyawe wagurishije byose birashira, none ibya mwene nyoko nibyo uri mushaka. Impamvu ngewe kandi ngiye mpora mbigusobanura kenshi, sinzi impamvu udashaka. Umva rero nkubwira, ngewe iki kibazo urabizi ko kimaze imyaka myinshi, ariko ndakikubwira ntabwo ushaka kunyumva. Rero mu gihe udashaka kuntega amatwi, ikindi kintu uzabona kizaza mu rugo uzacyakire yombi. Ntabwo ngena niyumvisha n'impamvu uri kuburanira Amina. Ubundi Amina niwe ushaka ngo ubundi udeke ngiye mu byanjye. Nakubwiye kera wanze kunyumva. Ahasigaye rero ngiye ndumva nta n'ikindi ngiye navuga nawe. Ndabona iby'abagore rero ngiye ntabishobora rwose. Nihangane rwose. Nta buryo ntamubwiye, ikindi kizaza. nta buryo tutavugana, nta buryo nakubwira.
reka nisubire mu mirima yanjye ngende hose rero ko ibitoki bimeze ariko genda mu bitoki byawe nanjye ndamenya ibyanjye ejo cyangwa ejo bundi uzabona ko ibyo nakubwira genda mu bitoki byawe mubona hari ibihano byaje ushobora kuva muri amatelefoni ariko sinzi impamvu ukunda ngo tugende kandi indirimbo nziza ni yesu umva wanza ukuntu nibwo tweka ariko marina ari kuri korali marina nyine marina ntabwo nyimukunda nta bya marina ahubwo va muri ibyo biga wowe we tutari no guhuza sawa nyine guma muri ibyo ndaririmba kataririmba ukuntu va mu by'indirimbo twumvikana gusoma amazi arimo ubwo wiyemeje ariko ngo ujye kurwa wicaye se bundi kuzanye dukeya ndererwa nagufasha nta kibazo ndabikoze ntacyo bitwaye yo kuvomera aho ngaho rero nta nubwo ari wane ntabwo ari wane nta kibazo byihorere oya nyine wowe genda wicare hari amarishyo kandi bakubwira tell me sobera so nyine Amanda azengereje mama ntabwo nzi ikintu turakora Amanda azengereje mama ndabivuga inshuro zingahe ntarimo kubyumva amuzengereje se sobera hari ikintu mba numva utarimo kumva neza sibyo ngaho tekereza nawe ushire muri mindset wumve mama ari kuri pressure yande y'Amanda ashaka ngo tugurishe tumuhereze hanyuma se twebwe none nyine njye narabivuze ubu ngubu niyemeje gutuza hagira ngo ndi umwana utuzi icyaje bajya batekereza ngo abana ntabwo batekereza hamwe ibitekerezo byabo biba biri hasi ubu ubona umaze gukura none narabikubwiye uratuza mubwira byinshi ariko ikibazo ntabwo ari icyanjye nawe gusa banze nyereka amazi nyereka amazi numva n'ibintu babwiye kangwa amazi wamugane wasanga arakarira urasekera neza nuweho none ntusekere rero genda kumva ndi muri mundi utameze neza kira amazi kandi twumvikane ibyo ngibyo byo gutebya no kugira ute ubigabanye tuganire turebe imyanzuro twafata sibyo ngaho nawe tekereza turajyayo handi ntitubitanga none se ngushatse kuvuga ngo tubitanga ngo tubwire mami ngabeho nyine nawe ngaho yifate ujya mu cyimbo cya mami sibyo ngaho nyine ngaho umbwira ari nkawe wakora iki ese rero sinshobora gushyigikira ubugoryi ubwo ninde kigoryi ninde uri gukora ubugoryi ni wowe uri gutekereza ubugoryi ko mami ntabwo nzi ko ibyo bintu yanabikora gute nyine ngaho mbwira wakora icyo uri nkawe none se tekereza neza ini before mbere yuko ukomeza kuvuga yuko ngo ibi bintu dushobora kubitanga ndetse bundi turabitanga twebwe tuzajya ariko nanone nta mutekano dufite kuba tubirimo nta mutekano se yigeze asa hano njyewe ibintu by'ubugoryi uri gutekereza nakubwiye ngo nubwo ndi umwana ntushobora naza hano tuzamwereka yuko dushoboye uriteguye ushoboye ishyiremo wenyine ushoboye urakeka mami ari ku ruhande rwawe no yego ntago ari kuri side yanjye ariko nanone nawe ubwo ugomba kujya kuri kote yiwe ukamwumva Emma wibuke yuko utazi ikintu mami ari gutekereza icyo nicyo ugomba kumenya ntabwo uzi ikintu mama ari gutekereza niwe utakizi ntabwo nyizi ntabwo uzi ikintu mama ari gutekereza ariko nawe ntacyo uzi rero ushobora kuba ari wowe utabizi ibyo mama ari gutekereza umva nkubwire Emma amagambo mbwiye from today nzakwereka yuko nari umwana mu mutwe ibintu byose umbwiye nabiteze amatwi ariko from today
nzakwereka yuko nari umwana mu mutwe. uri kumva witeguye? uriteguye? You are ready? Yes, I'm ready. Bella. Okay. Let us fight. Siniyumvisha n'ikintu gituma njyewe nawe duhora. ariko mani nshaka diri ishyushye. urabizi ko njyewe ari imbere mu njyewe mfite diri ishyushye, diri itandukanye na ya yandi yose twajyaga dutanga, kashi zitari nkeya. Shyaka wumva ibintu nawe ngo uhamagare kuri gete. Ikibazo mfite nawe urakizi, mfite ikibazo kimwe ku isi, mfite ikibazo cyitwa Amina, kandi Shyaka nawe ndakwizera nk'intego. Amanda rekeraho, shaka kumbwira ko ushaka kumwikiza cyangwa n'ikindi ugira ngo mbwire mukorere? Shaka kwikiza Amina. Shyaka ntabwo nshaka kumva Amina. wivunika na Amina ushaka kwikiza? Amina nshaka kumubona gutya atari. Noneho njyewe ejo nzaguha amakuru yuko bagiye kumushyira mu itaka. Kashi umva nkubwire, mpereza kashi kimwe cya kabiri, ngomba kugenda nkitahanye andi uzayamanya. Amafaranga ni ikibazo. Ibaze nawe ririya joro wampamagaye nzi yuko ufite umugabo. Mani ntabwo ibyo ngibyo ari ibintu birenze, umugabo urumva ari ibintu birenze. Gusa njyewe ikibazo ufite, bwira umutima wawe tutuza kirakemutse. Shyaka ushobora kunyemerera ko iyo diri nguhaye ejo shaka amafaranga kimwe cya kabiri ngere mu rugo njyewe wampaye igisubizo nanjye ejo mbazi icyo urimo kumva. Amafaranga kuri njyewe urumva ari ikibazo? Weho kora ibyo usabwa ngere mu rugo wambwiye gahunda uko imeze. Uyashaka kuri telefone, uyashaka mu ntoki? Icyo nshaka ni amafaranga. Papa Emma, Karame chérie. se nta nubwo uragenda wowe? Shanse ko nkere ugira ngo biroroshye. Se umeze utese? Sawa. Nese ugenda ubwo? Ndagiye. Shani ncamanza mubwire. Nese ugiye wambaye bodaboda? Nari mbyibagiwe urampamagaye mpita nihuta. Nese bite? Sawa. Shani ne nangaga kugenda. Ndaka ntatuje. Nagira mugira ikintu mubwira. Nyine nanga kugenda. Ariko ntiyashaka kubwira. Ntiyashaka kugenda tukivuganya. Tuyikuye musa sanga yiyambarira. Nyine nyine mba nabuze naho mera. Hangana umbwire chérie, nteze amatwi. Amanda amereye nabi. Inde? Amanda yongeye yanyadukiriye pe. Ariko ikibazo cyanyu ko kimaze igihe chérie. Njye rero mba numva nta kibazo namba mfite. Ariko ikibazo Amanda ntago yumva. Buriya Amanda kuva na kera niko ateye. Ariko nanone ni umugome buriya n'ikintu kibasha kuba yanagikora. Yampamagaye arambwira ngo akeneye ko nongera hamango yasambu ngo n'umutungo wonyine usigaye, kandi urabizi ko mu rugo bari barabitugabanyije, ibyo yarabiri yarabimaze. None aragira ngo niriya sambu nyigurishe ngo muha amafaranga. Ubu yanzengereje sindi gusinzira. Ariko chérie wamuha. Ha maherezo se. Wamuha. Mwese kamubwire. Nawe urabizi ko akazi ukora ntabwo gafatika. Nanjye birabira kanirwa ndoda hariya. Nta kintu mba mbona mu gifatika. Sibyo? Ariko kandi byose ntabwo bikuruta chérie. Nyine ntabwo binduta ndabyumva. Ariko wibuke ko mfite abana. Wabimuha tugashakisha ibindi. None sawa kugira ngo nkubure. Ese kamubwire. Wowe nawe urabizi nyine akazi ukora ntabwo kadutunze, ntabwo wakwishyura inzu ngo urihire abana minerivare ubashakira imyambaro. Chérie ndakumva.
Amanda uramuzi si ubwa mbere mwacakirana none se wakurikira imitungo nanone akagutsinda uzi ikintu ngiye gukora ahubwo nagiye kurakana nanjye mbyige nanjye ndakara n'ubundi bangane shiri ko nkuzi utabishobora nzabyiga uko byagenda kose buri urazi papa atarapfa aratubwira akatwicaza akatubwira ati bana banjye hano cyagiye nyine mama kuko yapfuye kera ndi mutoya uri kumva papa nawe watureraga byose narabikubwiye papa akavuga ngo bana banjye ntimuzashwane ntimuzagire ute Amanda akanyaga ko turi kumwe nariko byumva ariyo mpamvu papa agiye gupfa yamuhaye uriya murima nanjye akankuye nguyu ibintu ko mbona wagira ngo bigiye gufata uruhererekane wagira ngo ni filime nanjye simbizi pe usko wagira ngo ni filime Amanda noneho nawe niko ari kubikora wagira ngo sinzi ibintu ari nimba abantu bari kumushuka nimba baramuroze Amanda icyo gihe papa agiye gupfa yaranyumvaga akumva ibintu papa ari kuvuga akumva nyine birasobanutse kumva nta kibazo cyanjye nawe ariko none urumva wa murima we yaduhaye ubu yarawugurishije n'umugabo we nyine barongera bagura yanzu yabo bafite ariko urumva ashaka ngo n'uyu murima wanjye kuko nta kindi kintu yambaza arumva ashaka ngo n'uriya murima ngugurishe ngo nta mafaranga nayo nyamuye ariko se ko adasa nabyo ntumbaze asa nabyo mana yanjye ariko reka twizere ko biragenda neza hanyuma rero reka njye mu kazi aho ntari Imana irahari nakundi reka mbwiye Bera aza kurebera inkweto Bera ariko se ubwo ari ukugenda mu modoka iyo reka nkagenda niyambariye gutya no mu modoka zirimo nta kibazo noneho nk'akagofero kanjye Kigali burya naho mwabaye iki okay have a nice day bye okay